Reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza aho muherere hose abateze amatwi bakanakurikira Talent TV show. Ndizera ko mumeze neza mu bice bitandukanye murimo abadukurikiye muri mu Rwanda no hanze yarwo. Turizera ko mwese mumeze neza, abakunzi ba APR Football Club bameze neza ijana ku ijana. Ndamya neza ko ari bamwe mu bantu baraye bishimye kugeza kuri uyu munota kabisa. Ndahamya neza ko mumeze bon, ibintu byose byagenze neza kuri uyu wa gatandatu. Ni weekend navuga ko yabaye ngufi cyane ku bakunzi ba APR Football Club. Uyu wa gatandatu bari baryohewe cyane nubwo game yatangiye ari ibibazo. Ekipe ya APR Football Club yatsinze Mukura Victory Sport kuri remontada y'ibitego byose 4-2. Ekipe ya APR Football Club biza kurangira isigaranye umwanya wa kabiri. Turaje tubigaruke ku buryo burambuye. Ese APR Football Club ntago yaba ihirwa n'abakinnyi b'abanyarwanda gusa? Commentaire ndazikeneye kuri iyi ngingo, kuko urebye neza usanga abanyarwanda bagimaze baho. Darikonovic afatiye umwanya wo kuvuga ngo ndashyira abanyarwanda mu kibuga. Urabona ko aribo bari kwitwara neza cyane gufata cyangwa se kubona izamu. Ibyo turaje turabigarukaho ku buryo burambuye, byose tubigarukeyo tubiganireho, muraza komerezamo ibitekerezo. Turaza kuganira kuri bato irangajwe imbere na Rayon Sport, nayo yamaze kuba yitwara neza cyane itsinda ekipe ya AS do Kigali ibitego 3 byose kuri kimwe. Ibitego 2 bya Forunganye ndetse no yitwa Adama Bagayogo. Ese intambara bizarangira yegukanywe nande? Ko bigaragara ko ekipe ya Rayon Sport noneho iri serious birenze ibikenewe, birenze uko yarebaga imeze mu myaka 5 itambutse, aho APR yari hariye ibikombe. Biragaragara neza ko iyi Rayon Sport iri serious cyane kuba yatwara igikombe cya shampiyona. Ibyo byose turaje tubirambure hose, muraza kumerezaho igitekerezo kuri buri ngingo muri rusange. Nge nitwa Janvier Mukama, nkandira subscribe kuri tubanye bwa mbere, tanga ibitekerezo bya muri commentaire kugira ngo ibintu byose birushaho kugenda bigenda neza cyane 5 kuri 5, kugira ngo nawe ntugajye ucikwa n'amakuru nk'aya ngaya aba agezweho muri rusange. Ekipe ya APR Football Club niyo ngomba guheramo ni hamene yakinnye ku isaha y'isa 9 hakiri kare ku izuba ndetse hanabona. Ekipe ya APR Football Club yatsinze ekipe ya Mukura Victory Sport Ehwazir ibitego 4-2, ikitwa remontada bwa mbere muri iyi sezo, ndetse no ku kiragano cy'umutoza Darikonovic. Ekipe ya APR Football Club itsinze ibitego 4 mu mukino umwe, ariko nanone bwa mbere muri shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda ekipe ya APR Football Club yinjijwe ibitego 2 mu mukino umwe muri shampiyona. Ko nawe irengagije ko Pyramide yakubise APR 3-1, aho byirengagije ibyo ngibyo. So APR yatangiye iminota igice cya mbere mu minota nka 20-30 ya mbere, wabonaga ko APR Football Club ari Kerema ari Suwane, muri make igice cyose cy'inyuma ntabwo cyari serious. Hari amakosa bagiye bakora nk'ikosa ry'igitego cya kabiri rwose, hariya witwara Suwane yateye baratari kureba ngo ndayihereza nde. Witwa Pavel Nzero afite amakosa menshi cyane yo kuva gukina imipira inyuma cyane, bigatuma ekipe Wireless kagutakaza n'izo baro zikavamo ayo makorner yavuyemo igitego cya Abdul Jariru, ndetse na Sunzu Boneri waje gutsinda igitego cya kabiri ku mupira yarahawe na Rayon Suwane nta kibazo na kimwe afite. So nyuma y'iyo minota ngira ngo byaragiye no ku minota 25 ekipe ya APR Football Club iri inyuma mu bitego yari ifite ubusa ku bitego 2 bya MVC. So ikintu cyabaye cyaje kugendamo rero ekipe ya APR Football Club hariya bitari ibanga, bitari iki. Ubundi iyi ni statement igaragaza noneho APR Football Club yatangiye kugaruka muri bya bihe byayo. Intare yatangiye kuba ya ntare abantu twahoze tuvuga tuti APR Football Club iratsinda, ariko ntago ibimerita ni yakipe itsinda kamwe ugasanga ikoze draw, ibintu nk'ibyo ngibyo. So byageze ku minota 22 APR Football Club iri down ifite amaze gutsindwa ibitego 2. Cyangwa ari n'abantu benshi abanyamakuru batandukanye, bubwo bitangazamakuru bitandukanye babonaga ku mbuga nkoranyambaga
benshi bari bamaze kuba bagiving up bavuga bati APR Football Club iyi game yo yahitakaje, ko bavugaga game APR Football Club yahitakaje, ariko byibura bagaragaje gukota n'abakotanye bakora nk'ingabo, baravuga bati voilà ahangaha rwose ekipe ya APR yakoze ibitangaza ko ku minota 40 Olivier Muzungu aje guterekamo igitego cyo kwishyura afite imirangira y'ibibiri kuri kimwe, bakigaruka ku minota 48 tuguma kuri pass yahawe na Ruboneka Jean Bosco atsinda igitego cya kabiri, ngo biba 2-2 mu gihe ku minota 73 witwa Nigena Clement kubisi kitwa volley, baro ijya mu izamu kuri kufra itera mu gishaje Gilbert urukuta, ayikubise mu rukuta barawugarura, Nigena Clement utera adahagaritse, kiba igitego cya APR Football Club cya gatatu mu gihe kuri pass ya Nibizi Ramadan Ramafoden yare kwishoti riremere cyane yitwa Kwitonda Rebaka, wongeye kugaruka mu kibuga arekuramo kompora umuzinyezamu Nicolas Sebato, aravuga ati ntago ngiye guhangana n'ibizanyica, ntago ngiye guhangana n'ibyanyica, ahangaha nibigende. Yari yamaze nawe kwakira uko ibintu imeze muri rusange. So kuni ibintu byagenze sasa, ikigaragara APR n'umutoza Darikonovic birashoboka ko yamaze kubona neza ko guhereza icyizere abahungu b'Abanyarwanda biri gutanga umusaruro ufatika nyuma, kuko urumva niba Baka noneho yabaye replacement ya mbere, remplacement ya mbere imbere ya Mamadusi, imbere ya Kidiebere, imbere ya Richmond Ramte, biragaragara ko noneho Abanyarwanda bari kwitwa neza. Benshi bakavuga bati ese ntago byashoboka ko iyi APR Football Club iri guhirwa n'abanyamahanga cyane iri guhirwa n'Abanyarwanda cyane kuruta uko abanyamahanga baza bakagira ikintu bakora. Ariko ibi bintu cyo bigaragaza ni kimwe cyonyine, ibi biragaragaza pressure wa mukinnyi w'Umunyarwanda yashyizweho no kuba abizi neza ko hari umunyamahanga igihe cyose na ari bone chance agomba kujya mu kibuga akagira gute, agomba kujya mu kibuga akitwara neza. Passe igitego cya kabiri cya Arsene biba ibitego biri mu mikino, ibitego biri na assist imwe mu mikino ibiri iheruka, biba passe n'igitego kuri Ramadan Niyibizi. Lamine Bawe nakasa mutwe, Lamine Bawe ni indirevo numwe, ndamya neza ko mu playmaker bari muri iki gihugu Lamine Ba ari umwe mu bakasera, so mu playmaker plutôt bari muri iki gihugu. Ikindi aba banyamahanga yaba Mamadusi yaba nabande biragaragara ko noneho APR yaraguze, ariko ku kintu kijyanye na attack yarabishwe cyane, yarabeshwe kuko urumva irebye hagati mu kibuga harimo Dauda ni muzima, Lamine Ba ni muzima arakina, Richmond Ramte igihe cyose agereye mu kibuga nawe ubona ko ari gukina bigakunda. So it means ko APR Football Club cyane cyane ku kibazo cya attack niho yabeshywe, aho ikwiye kujya kuzana rutahizamu, aho nyine ubona ko bikenewe ko nyine urutahizamu agomba kuba Lamine Ba arakora ibintu byose biri mu murongo, arakabura wa muntu uza gushyira muri file. Urabona ni batuguma bari gwegekwa ariko bagatsinda. APR Football Club Abanyarwanda kudeshapo kuri bo niyo bananyumva bakomerezaho. Icyo nicyo bita akamaro k'umunyamahanga. Ubundi akamaro k'umunyamahanga ntago ari ukuza agashyira file, nukuza akavuga ati wa munyarwanda pressure nayimushyizeho. Ese igihe nticyaba kigeze noneho ngo APR Football Club ifate Godin Odibo, Kidiebere, Victor Mbawoma, abo bose ikabafrodinga, ikabatakaza, ikabagurisha hamwe bakagenda cyangwa se bagatizwa, then hakaza rutahizamu umwe wenyine
rutahizamu umwe wenyine nimero 9 nabwo ariko uwo rutahizamu akaba aje kwicaza Mamadou agakina nk'umusabu ariko haje striker number 1 uzika nimero 9 igomba kubanzamo Mamadou ibyo akora byose ibyo akigira byose akaba bizi neza ko ari nimero ya 2 abo bose nkubwiye bakagenda noneho umutoza Darikonovic igihe cyose yabagihari ari abantu muri kumudutaho ariko ekipe ye yarakiri kwiga neza baba imenyere champion bari gukina Gilbert ahubwo akeneye kuva mu kibuga nawe akabanza karuhutswa akabona n'uwo mwanya wo gutekereza neza uranda rumwe rukajyaho muzungu rundi rukajyaho baka akatakande nkuguma nibo bari kubikora urumva ko n'ubu currently ntago nta rutahizamu muri mu Rwanda APR ari yashaka nta rutahizamu muri mu Rwanda uri kuri calibre yo kuvuga ngo APR Football Club yunguyu irafrodinga bifite imuzane y'abane Rija ntago ari Rija waseze ishize aba Peter Gubrevor ntago ari abaseze ishize bande kereka niba bitwara neza cyane mugani abana abonye ko mu abanyambaga bavuga ati Adama Bagayogo are nitwa neza ashobora kujya muri Nyamukandagira Usen Jesus Selafe w'amagaje abangaba ni ba play baraza bagakubita sezimwe yonyine bagahita babura ibintu nk'ibyo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ariko kudesha pukura APR Football Club bakoze ishoboka byose bitwaye neza abafana mwariraha n'ubu murakishimye so ndamya neza ko iyi ngingo tuzaza kwiyumvikana ko noneho bimaze kugaragara ko abanyarwanda aribo bafite amahirwe cyane so hari bato ya Rayon Sport na equipe ya APR Football Club currently equipe ya Rayon Sport kugeza kuri uyu munota equipe ya Rayon Sport iri ku mwanya wa mbere n'amanota 33 ikaba ikurikiwe na APR Football Club ifite amanota 25 Rayon Sport ikaba izigamye ibitego 18 APR ikaba izigamye ibitego 9 Kigali yatakaje ubwo hasigaye game ya Gorilla na Kiyovu Sport ku munsi w'ejo ku cyumweru igihe cyose yayitsinda Gorilla zahita subirana umwanya wa gatatu yego zahita ifata umwanya wa gatatu Kigali imanuke ku mwanya wa 4 bizaterwa nibyo ariko nubwo Gorilla yanganya izahita ifata umwanya wa gatatu so indi mikino rero yabaye ni Muhazi United na Gasogi zanganyije ubusa ku busa Marine inganya itsindwa n'amagaje ibitego 2-1 Rutsiro na Musanze zinganya ubusa ku busa Rayon Sport nayo kubyitsinda Kigali 3-1 APR itsinda Mukura 4-2 ku munsi w'ejo Kiyovu Sport izasura Gorilla ku munsi wo kwa mbere Vision izaba yakira ikipe ya Edenzer so kuni ibintu bimeze rero hari intambara ntago ari intambara yo kubanga abantu bagiye kugenda barwane amasasa avuge no kuri table bamwe bati abasaza ba Rayon Sport bagarutse abandi bati timu abajeshi bagarutse muri make intambara yatangiye hanze y'ikibuga benshi barimo baravuga bati aya makipe noneho ari mu bihe byiza byayo igihe n'iki ngiki ngo tubone rwa rwego rwa ya ma ekipe champion iryo Rayon Sport imeze neza na APR imeze neza izindi zikaza ari zazindi zo gufasha kugira ngo imikino iryo y'amakipe yitegura imikino yazo ikomeye APR na Rayon Sport zigomba gukompeta APR Football Club iratsindikira Rayon Sport isigara 5 ikirane zagikina ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa mbere uriya mwaka 2025 irazatsindikira rya Musanze kuri stade ubworoherane tayari hazasigara 5 bizaterwa nako nuko imikino igiye gusigara imikino 2 iri kubura kugira ngo imikino 2 iri kubura kugira ngo fazare irangire izaba yagenze ubwo no gutegereza twaza kureba naho ubundi APR imeze neza Rayon Sport imeze neza abakunzi barishimye iyi bato murayibona mute mumereze ibitekerezo byanyu ninde ufite ubushobozi bwo gutsinda bato ko muri kubibona ese koko Darikonovic na mutoza umurimo ibitekerezo byanyu anga tuze kuganira kabisa mukomeze rero muze kugira ibihe byiza cyane duhura n'andi makuru atandukanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tuganira byinshi bitandukanye ndetse n'amasaha kurikira tuganira ibyo mutoza Darikonovic aza kuba yavuze mu itangazamakuru mukomeze mugira ibihe byiza nitwa Janvier Mukama Talent TV Show Imana ibarinde.